amazina yanjye ni Pastor Fanny ariyo niyo mumenyereho, ariko amazina yanjye bwite nitwa n'umukobwa Epifani. Nkorera umurimo w'Imana mu itorero bita Getsman Ministries, nkaba mfite na ministere bita Love Organization yakomotse ku mwana wanjye wapfuye akazuka. None iyo ngiyo ikora umurimo w'ubufasha, dukunda kwishyura abantu mitiweli, tugafasha n'ibindi bikorwa byinshi, abo twishyura amashuri hirya no hino, abo tugaburira, mbese iyo mirimo y'urukundo yose turayikora. Nkaba mfite na channel bita Ijambo ry'ukuri TV, iyo niyo mwirondoro wanjye, aho niho wambona wabona ibyanjye. Imana ibaha umugisha. Rero Imana imaze iminsi ivugana nanjye, ifite message y'ibyo yavuganye nanjye, kubera ko ni isezerano ryayo yaduhaye ko nta kintu kimwe kizajya kutubaho itabanje kubitubwira. Irabitubwira. Nagiye ntambutsa ibiganiro byinshi kuri sezerano, bamwe mukanyereka ko mudukurikiye, munabikurikiye. Mbere yuko dutangira uyu mwaka wa 2021, Imana yari yambwiye ngo dukora amasengesho, dusenge. Uzaba ari umwaka ukomeye, uzaba ari umwaka urimo intambara, urimo impfu nyinshi z'abantu bagiye batandukanye. Ngira ngo bimwe mwatangiye kubibona, hari n'abasenze. Ndashimira abantu bo mu majyaruguru basenze, ndetse n'iburengerazuba, n'abantu b'iburasirazuba nabo mu karere ka Ngoma nabo babashije gukora amasengesho bagasenga. Impamvu mbavuze nuko abo ngabo bafite ibicaniro bahora basenga, byaturutse bishyize hamwe biturutse ku masengesho yatangajwe y'umwaka, kandi babonye ukuboko kw'Imana. Nawe rero utarayakoze ntarirarenga, nagira nkubwire ngo nawe muri iyi mwaka turimo cyase hagati tugeze muri uku kwezi, ni ukuvuga ngo uzabeshwaho no gusenga. Ibintu byose ugiye kuba kwera gusenga, ugiye kwikomeza ku Mana kugira ngo Imana ibashe kukugira neza, ikurenze iki gikombe, ikurenze intambara uhucamo n'amakuba agaragara, kugira ngo Imana ikurinde. Yesu ashimwe cyane. Rero mfite ubutumwa Imana imaze iminsi mpa, ni ubutumwa Imana yampaye ku itariki 9 z'ukwezi kwa gatatu, nibwo yampaye ubutumwa ngiye gutambutsa, kandi mu butumwa bwo mu gihugu cy'u Burundi. Nagira ngo mbwire Abarundi bose aho bari, baba bari mu Burundi, baba bari mu bihugu bigiye bitandukanye, ubutumwa burabareba. Hari abantu nabashije kugerageza kuvugana nabo, bajya bankurikira, nabajya banyandikira b'inshuti zanjye, nabashije kubwira ubutumwa, bamwe bumva ko ari byo koko, kandi Imana yari ivuganye nanjye. Ushobora kubaza uti se kuki Imana igutumye ku Burundi uri umunyarwanda? Nibyo koko, ariko inagira ngo manze nsobanura aka kantu. Nk'umukozi w'Imana akeshi ntabwo agira umupaka. Umukozi burya ibihugu bigira imbibe, umuntu akavuga ati ndayobora aha, umwami uyobora hano, uyu muperezida uyobora hano. Ariko iyo Imana yaguhamagaye ikagutoranyika kugira umukozi w'Imana, ni ukuvuga isi yose ni Imana. Imana niyo iyobora, niwo muyobozi wayo. Ni ukuvuga rero yimitse umuntu, ni ukuvuga ngo ntagishyiraho imbibe. Ni ukuvuga ngo umukozi w'Imana nshobora gushumbwa n'umuntu uri mu Burundi, nshobora gushumbwa n'umuntu uri muri Tanzania, nshobora gushumbwa n'umuntu uri muri Kongo, nshobora gushumbwa n'abantu bagiye batandukanye. Nge nkanjye umushumba wanyimitse ni umunyakenya w'umukikuyu. Uwo nguwo niwe wanyimitse, n'Imana yohereje aza kunyimika, niwe wansengeye kuva ku rwego rw'upasiteri kugera ku rwego rw'uburevera ndi uyu munsi, niwe wansengeye. Bivuga rero ngo kuba umukozi w'Imana yakwerekwa ibintu byo mu gihugu runaka ntago ari igitangaza, ahubwo kuko twese tuba turi umuntu umwe, twese turi abakozi b'Imana, twese turagiriye hamwe, dushumbye hamwe. Mfite abantu benshi b'i Burundi bajya banyandikira, tugasengana, banyita mushumba, nanjye nkabita intama, kubera iki? Uko tubanye nk'abakristo, kuko data n'umwe, umuyobozi wacu n'umwe, uyoboye isi n'umwe, ni Kristo. Uwo ngo waje kuducungura, ntago ugeze acungura ngo avuga ngo ncunguye umunyarwanda, umurundi si mucunguye, cyangwa umunyekongo si mucunguye. Oya, bose yarabacungura, kandi twese twumva umwe. Niyo mpamvu rero nawe ushobora kuba uri umunyarwanda cyangwa se uri umugande wumva ururimi rw'ikinyarwanda,
bikaba ngombwa ko nawe wabafasha kugira ngo ubashe kumva ubutumwa, none ibyo basabwa nawe bakorere. Wishimire mwene so ko hari ikiza Imana imugejejeho. Icya kabiri rero gishobora gutuma nanone Imana impa ubutumwa bw'i Burundi. Ndi umunyarwanda wavukiye i Burundi, ndi umunyarwanda wavukiye mu gihugu cy'u Burundi, nahavuye muri 1994 nkuze. Ni ukuvuga ngo nagiye ngi Burundi, ndibuka mu mwaka w'1914 nibwo naheruka i Burundi, nabwirijeho ubutumwa, navuzeho ubutumwa mu hantu henshi mu eglise agiye atandukanye. Aho ngaho ni ukuvuga mbere ko intambara iba, aho ngaho narahaciye. Ndibuka ko n'intambara iba nagerageje kuyivugaho nayo itari yaba, bitewe nuko ari eglise imwe nabwirizagamo. Noneho umugeni wo mbwiriza nahabure n'abazungu b'Amerika, nabo bariho bavuga, bari bafite seminaire muri iyo eglise. Harimo umugabo umwe wari ufite business ashaka gukorera mu gihugu cy'u Burundi, yashaka gukorera mu Burundi ndetse no mu Rwanda, yari business ijyanye n'ibintu bya coffee. Arangije aranyegera arambwira kuko abakozi b'Imana akeshi Imana yaduhaye ubwenge ndetse inaduha n'umwuka wo kurondora no kumenya. Imana iduha umwuka w'ubuhanuzi, nta mukozi Imana utari umuhanuzi. Rero niyo mpamvu ubasha burya iyo ufite umukozi Imana uzasenga Imana iguha umukozi Imana ubasha kumenya ibyawe. Noneho angisha inama arambwira ati se nkorera ahangaha uyu murimo, iyi business nyikora ahangaha, ariko numva umwuka w'Imana arambwiye ngo mubwire ngo ya hari ikintu kigiye kuba, hari intambara igiye kuba ahangaha, ntukore business yawe muri iki gihugu. Ndibuka ko koko yarari ntabwo yigeze ayikora, ariko nkeka ko baje kugira amashuri ya teoloji hano mu Rwanda barayafite. Rero mfite ibimenyetso by'uko hari icyo Imana yavuganye nanjye kandi muri icyo gihe cyabaye. Rero ndumva ntari umushyitsi aho ngaho, nk'uko nahavukiye, nk'uko mfite n'abavandimwe bariyo. Niyo mpamvu nshobora kujya gutya Imana ikanyereka ikambwira. Ariko tubona abakozi Imana benshi bagiye batumwa ahantu hagiye hatandukanye. Rero nanjye Imana intumye nk'intumwa, impaye ubutumwa bwanyu, kandi noneho aka kanya ndavugira mu ijwi ry'ubuhanuzi, ndavuga nk'umuhanuzi. Imana iduhana umugisha. Rero ndabwira abarundikazi mukunda igihugu cy'u Burundi, abagikunda bakagisengera, reka mbanze nsome iri jambo kugira ngo ubuhanuzi bwanjye bubashe kwinjira neza. Reka turebe muri turebe ubuhanuzi, ijambo ry'Imana riri muri Amosi ibice 9 ku murongo waho wa 11. Amosi ibice 9 ku murongo wa 11. Dusome mu izina rya Yesu. Haravuga ngo uwo munsi nzegura ihema rya Dawidi ryaguye, nice ibyuho byaryo, kandi nzasana hasenyutse haryo, nzaryubaka rimere nk'uko ryahoze kera. Reka nsubiremo. Uwo munsi nzegura ihema rya Dawidi ryaguye, nice ibyuho byaryo, kandi nzasana ahasenyutse haryo, nzaryubaka rimere nk'uko ryahoze kera. Yesu ashimwe cyane. Imana irambwiye ngo mbwire abari mu Burundi ndetse n'inshuti z'Abarundi ndetse n'abana b'Abarundi batari mu gihugu, batari mu Burundi, koko bishobora kuba bagiye gushaka imibereho, baba baragiye mu kazi, bari mu bihugu bigiye bitandukanye. Imana yarambwiye ngo mbabwire ko Imana igarutse ku gihugu cyanyu cy'u Burundi. Imana igarutse gusana igihugu cyanyu cy'u Burundi. Ibyuho ije kwica ibyuho, ije kwegura ihema ryari ryarasenyutse. Imana ije kuryegura. Imana igaruye ubuzima bwiza mu Burundi. Imana igaruye igicaniro cy'amasengesho, igicaniro kigwiriye mu gihugu cy'u Burundi. Imana yambwiye ngo igiye izanye zahabu mu gihugu cy'u Burundi, igaruye iby'agaciro mu gihugu cy'u Burundi, ihaye igihugu cy'u Burundi ijambo. Imana yambwiye ngo ihaye agaciro ubutaka bw'u Burundi, ku buryo abantu
bagiye kujya baza bagura abanyamahanga. Imana yanyeretse mbona abanyamahanga benshi cyane baza mu gihugu cy'u Burundi bakikuje za Tanganyika, amakaritsiye amwe namwe abantu babonaga kabona ko yararimo amazu ashaje cyane. Aho ngaho Imana ije kuhubaka, nabonaga amazu y'amagorofa, nkabona amazu agerekeranye cyane, mbona n'imihanda igerekeranye mu mujyi wa Bujumbura, umwe hasi undi hejuru. Iyo mihanda narayibonye. Imana irambwira ngo igihugu cy'u Burundi kigiye kugira agaciro ku buryo kuzabona ikibanza hariya mu mujyi wa Bujumbura bizagorana cyane. Ufite ikibanza agikomereho. Ubutaka bwo mu Burundi bugiye kugira agaciro kugeza no muri interiyeri hagiye kugira agaciro. Imana agiye kubona mbona marayika afashe icyuma araharura, nabonaga harura abantu bari bafite amaga. Ibirambwira ngo uku niko ifashe n'umukene wa muri icyo gihugu, imukuyeho ubukene, imuhaye ubuzima, imugaruriye ubuzima. Uko niko Imana yanyerekaga. Imana irambwira ngo abashumba bari mu gihugu cy'u Burundi, abapasitoro, buri munyedini wari we wese, Imana isutse ububyutse bw'idini iryo ari ryo ryose, baba abayisilamu, baba abakatolike, baba abapantekote, ba born again, abo bose mugiye kugira ububyutse ku buryo amasengesho agiye kujya avugirwa i Burundi. Nk'uko tujya dusenga tuvuga ngo Imana ngo uzasabira Isirayeli umugisha azawuhabwa, niko Imana yanyeretse ngo umuntu uzajya usabira umugisha u Burundi azajya ahabwa umugisha, kuko Imana ibahinduye abanyamugisha. Imana ishyize igicaniro, yifashe igicaniro, ngiye kora mbona igicaniro kiraka cyane, mbona yongeye ifasha abashumba be mu Burundi bahaye ububyutse, mbona ibitaramo birenze, mbona abantu baho barazamuwe mu buryo bwose. Yarazamuye kugeza aho Imana yanyerekaga izamura n'amayekipe y'umupira, mbona ibashyize ku ruhando, mbona u Rwanda rw'amahanga, mbona izamuye abaririmbyi baririmba indirimbo zose zisanzwe, ari iza gospel, ari n'indirimbo zingizi z'abahanzi barimba indirimbo zo ku giti cyabo kizisi. Abona b'Imana irabazamura. Imana izamuye u Burundi ibushyize ahantu ku gasongero. Imana irambwira ngo umugisha haye igihugu cy'u Burundi uzateza ikibazo ku buryo hari abantu benshi bazabagira ishyari, hari ibihugu byinshi bizabagira ishyari kubera ibintu mugiye gukora, ibintu Imana igiye kubakorera. Imana irambwira rero ngo guhera ukwezi kwa 4, niyo mpamvu bibaye ngombwa ko nza kuri kamera ntaranakomera umugongo, kuko ubutumwa nahawe ku itariki 9 mbere yuko mbyara. Nabyaye ku itariki 10, ibumpa ku itariki 9. Noneho nyuma nakomeje kurwana, ndarwana, ndavuga reka mbe, ndetse Imana ishyiraho pressure irambwira ngo dashaka kubutambutsa vuba. Hari abantu bamwe nagerageje kubibwiraho, ariko irambwira ngo butange vuba, ubutange ukwezi kwa 4 kutaragera. Rero irambwira ngo guhera mu kwezi kwa 4 buri murundi wese, buri muntu wese ukunda Burundi, najya nkubwira ngo natwe twashobora kubafasha, kubera yuko nidufatanya nabo tukabasengera, buri umuturanyi yawe yahawe umugisha nawe uhabwa umugisha. Niba habwa umugisha nawe tuzahabwa umugisha. Umugisha mu Burundi nawe tuzatugeraho. Umugisha mu Burundi uzagera mu Rwanda, umugisha mu Burundi uzagera muri Tanzania, umugisha mu Burundi uzagera muri Kongo, umugisha mu Burundi uzagusanga waba uri muri Canada, waba uri muri Amerika, ahantu hariho hose. Nagiye kubona mbona Burundi buguze indege nini cyane, mbona ubucuruzi buteye imbere bwabo. Haleluya, haleluya. Rero nukuvuga ngo ubwo buhanuzi ambwira ngo mu kwezi kwa 4 mukora amasengesho aho muri hose, baba bari mu gihugu ari bari hanze, mugerageza dushyire hamwe tubasengere, noneho kugira ngo hagira ibintu bijya ku murongo. Imana nyereka hari ibiciro ku masoko bigiye kumanuka hasi. Nagiye kwara mbona hari ibiciro byari bizamutse bihenze, nahereye ku bishyimbo mbona bigiye bimanuka, mbona ku isukari mbona ibintu bigenda bimanuka. Ariko nidukora amasengesho iby'Imana yavuze byose bizabasohoreraho. Rero Imana yambwira ngo igaruye agaciro ku Burundi, yego ihema ryari ryaraguye, yishe ibyuho byose byari byaraciriwe u Burundi byose. Ibyo ngibyo nabyo Imana irabyishe. Bivuga ngo hari uko wabatekerezaga, uko batekereza siko Imana ibatekereza, uko wabibazagaho siko Imana ibibaza. Ko nanjye Imana
cyarantangaje cyane, ikimara kunyereka ibintu naratangaye cyane, nafashe amasengesho ndasenga kandi n'ubu ndacyasenga, n'ubu ndacyayakomeje. Nawe wowe wumvise ubutumwa, wowe ubwumvise, gerageza urebe n'undi mugenzi wawe ububwira, yaba ari Murundi, buri zina ryose, kuba afite nationalite y'Abarundi, mubwire iyi message kugira ngo asenge, kuko umugisha nawe uzamubaho. Dore igihe mwavugiwe, dore igihe mwaburiye ijambo, ni igihe cyo kugira ngo muhabwe ijambo. Mugiye guhabwa ijambo muri East Africa mutari murifite, mugaruriwe agaciro kubera ko Imana ibibutse. Byose biturutse mu masengesho, byose Imana yibutse gusenga kwanyu, byose Imana yibutse ibicaniro byanyu, ibyo mwagiye mwatsa byari byarazimye, Imana irabibutse. Imana ntago yitaye ku kintu icyo ari cyo cyose. Ntago nje kuvuga ubuzima bwa politiki, bwo ntago ari Imana yambwiye, ndavuga ubuzima bwo gusenga, ubuzima bw'ubumana. Uko ubuzima bw'Imana buhagaze neza, igicaniro kimeze neza, kibasha gutuma politiki igenda neza. Haleluya! Yabasha gutuma imiyoborere igenda neza. Barundi musenge, ko gusenga kwanyu kugiye gutuma hari ibintu Imana ikoze, kuko Imana yongeye kugaruka kubibuka. Imana rero ihaye agaciro, ntabwo ari amagambo, ihaye agaciro ubutaka bwanyu, ihaye agaciro buri business yose ukora, ku buryo umuntu uzajya ucuruza amakara akakungukira, uzacuruza rengarenga zakungukira, buri kintu cyose, buri mushinga woroshye uzawukora ukungukire, kuko Imana ikwibutse. Imana ikwibutse. Ngiye ko barabashoramari babaye benshi mu mujyi wa Bujumbura, babaye benshi muri interieur, mu ntara kugera hepfo ku mipaka. Imana itanze agaciro muri icyo gihugu, kuko Uwiteka yongeye kubibuka. Uwiteka avuguriye ubutaka bwanyu, Uwiteka haye kwera ubutaka bwanyu. Imigisha yose Imana yarayibahaye, ariko ntimuyitesha agaciro. Mwumve ko byose bituruka mu gusenga, mwumve ko byose bituruka ubwo mwasenze, ariko si uko mwasenze kuruta abandi, ahubwo n'ubuntu mugiriwe kugira ngo Imana yongere ibibuke. Rero mwongere mwibuke gusenga, wongere wibuke. Najya nkubwire wowe unkurikiye, wowe unyumvise, nubwo waba unyumvise ari utanyumvise, iyi message uyihereza abandi, iki kiganiro ugihereza abandi, kugira ngo ku kwezi kwa kane duhite dutangira amasengesho, dusenge, tubasengere. Kuko nitumara kubasengera, Imana ikajya ikibibuka. Ndabizi ko natwe Imana iza kutwibuka, iraza kwibuka n'abandi. Ukibuka yibutsa Abarundi, iribuka Abanyarwanda, ko yibutsa Abarundi, iribuka Abanyekongo, kwibutsa ko yibutsa Abarundi, iribuka n'Abatanzania, iribuka n'ibindi bihugu hirya no hino, iribuka n'Abagande, hose irabibuka, kuko isi ni y'Imana, abayituye n'ab'Imana. Imana iradukunda, Imana ni umutabazi. Imana ngo izatanga ingabo nyinshi zipfe kubera umuntu wayo. Umuntu wiringiye Imana, Imana nayo iramukunda kandi ikamurwanirira. Rero icyo ni Imana yarimbwiye ngo mbabwire, kugira ngo mwumve, mumenye, kandi ntutesha agaciro ubuhanuzi. Nshuti yanjye, ntabwo ari amagambo, ahubwo ni Imana inyohereje kugira ngo mbivuge. Ntabwo nakagombye kuza kubivuga, ariko yakomeje kumbuza amahoro, irambwira ngo nimbivuge. Nakagombye kwicara nkonsa umwana, nkakora ibyo ngomba gukora, ariko irambwiye ngo nintange ubutumwa mububwire, ko nta handi nari bujye. Sinari butega indege ngo njye mu Burundi, numvise ko ngomba kubivuga. Irambwira ngo ninjye ku ma YouTube mbivuge, mbibwira abantu kugira ngo bimenyekane. Rero bigiye kumenyekana ko mu Burundi hari Imana, bigiye kumenyekana ko Imana yongeye kugaruka, bigiye kumenyekana ko ari igicaniro Imana icanye, biragiye kumenyekana, haleluya, ko hari ihema ryari ryaraguye yongeye kwibura, hari ibendera ryari ryaramanuwe ryongeye kuzamurwa ry'Imana kuri iki gihugu. Muhawe agaciro, kuko Imana igiye gutuma muba inshuti z'abanzi banyu, igiye gutuma muhinduka umuryango umwe n'abatabakundaga, kuko Uwiteka yongeye kurema ikintu gishya. Uwiteka yongeye guhindura ibintu bishya, kandi Uwiteka agiye kubarwanirira, arwanye n'abarya bahohotera abatishoboye. Abo nabo Imana ije kubibuka, ije kwibuka umutishoboye, ije kwibuka umukene kugira ngo imurwanirire. Rero murakoze cyane kunkurikira, murakoze kumva ubutumwa, kandi kubwumva ni ikintu kimwe, no kubushyira mu bikorwa ni ikindi. Icyo usabwa ni ugusenga. Wowe Murundi aho uri hose usenge. Birashoboka ko
mwirema mukishyira hamwe, mwaba muturanye musengane, baba mu maegirize yanyu musenge, yaba muhamagarana musenge, mwese musenge, Imana ibagire neza. Nawe ni wumva ukeneye kunshaka kugira ngo dusengane, nakubwira iki nawe dusenga. Ariko ngiye ntambukije message yanjye, ntamise message y'Imana yampaye kugira ngo mbabwire. Ubu ni ubutumwa bwiza nari nshatse kugira ngo mbahe uko Imana ibakunda kandi bibutse